nugera mu ishuri ntabwo Imana ishobora gutuma urivamo utarisoje, ugomba kurivamo, ugomba kwiga, ugomba kwinjira muri garidiyene. Garidiyene ibaze kwinjira muri garidiyene uri umuntu mukuru w'imyaka 30 cyangwa imyaka 40, 50, ukajya utangira garidiyene ukamanuka ukayikubitamo imyaka 3, nuko garidiyene wamara kwikubitamo imyaka, kandi nabwo biterwa na performance yawe. Niba uri kwiga ntibikunde nyine urumva nawe urabyumva nyine. rero kugira ngo bakwimure utatsinze. Ntabwo bigeze aho asoza kaminuza yiwe arangije agaraduwetinga avuye mu nda y'urufi. Graduation ya Yona rero uko yaje kugenda nuko nguko yavuyemo ari gutunyagurika avuga ati Mana yanjye nzongera ngusenge, nzongera kukumvira, nzakuba. Nararanganya amaso n'ubwoba bwinshi, biramucanga, aratitira, kiba kiraza biramurenga, ahura n'ibibazo byinshi cyane, biranga. Yo n'umusatsi umuvaho, arangije arasuragura, biba bibi cyane. Yona biranga, aravuga ati noneho Mana ndabigenza nte? Yibuka ijwi ry'Imana ryamuhamagaye, yibuka uko byagenze, yibuka yuko yasuzuguye Uwiteka. Ageze aho ngaho umutima uranga, nuko aravuga ati nta kindi kintu mushobora gukora, njye ufite urufunguzo. Nuko Yona binyanga amaze kugera mu nyanja, kaba karabaye, karaba. Nuko umuraba, Imana iteza umuyaga mwinshi cyane, nuko umuraba uramanuka, biba ibibazo, biragorana cyane. Yona arisinzira. Nkomeza kubasuhuza, njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Niba utarakora subscribe waratinze cyane, rero reka Uwiteka Imana akomeze abarindi, abahereze umugisha mwinshi cyane, kuko burya iyo twaramutse nuko tukaba twiragije Nyagasani mu gihe cyose turi mu mirimo yacu ndetse n'ibyo turimo turakora byose, tugomba guhereza Imana amashimwe, kuko burya umwuka iyo usa ngo ni ikintu bwacu twakabaye tujya kwishyura, nk'uko tujya kugura ibintu bigiye bitandukanye. Aho ujya ku isoko ukavuga uti turashonje, tugiye kugura ibyo kurya, cyangwa se ufite ikibazo cy'imyenda, abana banjye cyangwa nanjye dukeneye kwambara, ubundi ukagenda ukabyishyura amafaranga. Uyu mwuka rero duhumeka wo, iyo usa ngo dufite ubushobozi bwo kuba twagira icyo tugura, byari ibintu byoroshye, ariko bitewe n'uko we cannot afford it, ntabwo dushobora kugura ikintu icyo ari cyo cyose. Uyu mwuka rero ukaswe, iyo umwuka uhagaze, ubuzima nyine nako kanya buba buhagaze burundu. Ese ukora iki kugira ngo uyu mwuka Imana yaguhaye uwugumane? Umubiri Imana yaguhaye uwusigasire, uwurinde neza. Nta kindi rero uretse gusenga Imana, ubundi ukirinda ingeso mbi, ukubaha Imana n'ubuzima bwawe bwose, ndetse n'umuryango wawe wose. Iyo nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Niba utarakora subscribe n'ukuri waratinze cyane. Ahangaha niho ugomba kubonera ibyiza biturutse mu ijuru, ndavuga ijambo ry'Imana, aho turi kugezaho, ubundi nawe ugasigara umererwa neza, ibikomere byawe bikomoka, ubundi ugashimira Uwiteka, bikagira aho bigukura ndetse bikagira n'aho bikugeza. Njye nitwa Jean Marie bisanzwe. Tudatinze rero, reka twikomereze na topic yacu uyu munsi. Topic yacu uyu munsi ni iyi ngiyi: ese iyo Uwiteka akubwiye uti kora iki ngiki uragikora? Emerera Imana buri kimwe cyose igushakaho ngo ube cyo, cyangwa se ubutumwa iri buguhereze ubujyane ahantu runaka, witunganire, wikorere, byose ubyubahirize. Iyo ni topic rero ikomeye cyane, aho tugiye kuganira ku kumvira Imana icyo ari cyo cyose. Umvira Imana yawe kugira ngo uzaramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe izaguhereza. Ni mu Kinyarwanda uragira uti umwana utumvira se na nyina ngo yumvire ishaza, yumvira ijeri.
ibyo bintu byagenze bite kugira ngo bavuge ngo umwana utumvira se na nyina? uyu mugani nakuze bawuvuga igihe twabaga turi utwana dutoya turimo turakina, ubundi mukecuru akagira gutya guhamagara ati hey, bimeze bite, ngwino. Ijosi ukarizunguza ubugira rimwe, ukarizunguza ubugira kabiri, ubwa gatatu umubyeyi akaguha uti wa mwana we uri igikenya, wa mwana we uzakenyuka, wa mwana we urongera uransuzuguye. Ibyo si byiza na gatoya. Umwana utumvira se na nyina rero azumvije. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana Data wa twese yaremye cyangwa se azaguha. Icyo gihugu nta kindi ni igihugu cyo mu ijuru. Imana rero yaguhamagaye cyangwa se Uwiteka Imana ashaka guhereza ubutumwa, ubigenza ute, ubihagararamo gute? Dufata amabibiriya yacu aho duherereye rero ibitabo kugira ngo turambure ahagana muri Yona. Ni igice cyose cya Yona tugenda tukijanjagura tukiganiraho twese uko meze muri aya masaha. Ndabashimiye cyane. Yewe nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Yona rero ubwo ngubwo ni ibice byose, igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya gatanu, ni paje ebyiri, ni igitabo kigufiya. Nagize nyanyarukiramo ndakisoma ndakijanjagura, ndakisoma rwose biri serious, ubundi ndabyumva neza, navuga ni reka ijambo ry'Imana rigeze ku bakunzi ba Mutima Channel Official. This is Jean Marie Yani. Niba utarakora subscribe uratize ni Mutima Channel. Ubuke gukora subscribe, ubuke no gukora share kugira ngo ibintu byose bigenda neza uko ubyifuza. Aho rero reka twifurize kumvira Imana, ijwi ry'Uwiteka nirikuzaho ujye wita uvuga uti naje ntuma, kandi ntuma aho ushaka kugira ngo hatoya utazahura n'ibyo tugiye kukuganiriza. Agushije ishano ndetse bararemerewe cyane abantu batumvira Uwiteka. Niba utumvira Uwiteka Imana yakuremye wishingikirije iki? Bishatse kuvuga ngo ntabwo wumvira ababyeyi bawe, n'Imana nayo iteye utwatsi. None se uri hehe? Bizakugora kubaho muri ubu buzima mu gihe cyose ufite ibyo wishingikiriza bitari Imana, bitari n'ababyeyi bawe, bitari n'umugore wawe, bitari mukuru wawe, bitari mushiki wawe, bitari donc umuntu uwo ari we wese. Bishatse kuvuga ngo nyine uri iki? Twakwita iki? Twakwita nde ku isi? Uri iki? Ese umariye iki isi niba abo bose tuvuze nta n'umwe ushobora kumva? Bishatse kuvuga ngo uri wa muntu ugenda wikakaje mu mihanda hirya no hino, uri wa muntu ugenda apyinagaza abandi, uri wa muntu wananiranye, uri wa muntu uhora mu nzego za leta bamwirukankana uko bukeye n'uko bwije, watoya ngo byagenze gutya, watoya ngo ibyahana ibi ngibi, ugasanga ihuru ryose nturiburamo. Twihuta rero tugerukira kwa Yona. Yona Uwiteka Imana yagize ati aramuhamagara mu ruti Yona, Yona, Yona. Yona nawe yanga kumvira ijwi ry'Uwiteka. Uwiteka arashaka kumutuma ahantu bita Inenevi. Inenevi ni ahantu hari ubwoko bw'Imana, ariko ubwo bwoko bw'Imana abo bantu bari abantu badafite ikintu na kimwe bazi, biberagaho mu buzima nyine budasobanutse, ariko nuko ntacyo bari bazi nyine. Ubwo rero Imana iravuga uti ubwoko bwanjye ntabwo bwahora n'ibibazo, ntabwo bwarimbuka, kandi mfite umugaragu wanjye ari we Yona. Yona rero byagenze gute? Yarasuzuguye, yanga kumva, yanga kwitaba ijwi ry'Uwiteka Imana. Yona aza kuza kugira akaga gakomeye. Uyu munsi wa none nutitaba ijwi ry'Uwiteka, nutemera ko Imana igutuma, uzahura n'akaga gako Yona yahuye nako. Ubwo nuko Yona rero bigeze aho ngaho aravuga ati rero aho kugira ngo ahubwo njye muri biriya Imana impamagariye, ndakwepa. Nuko arakwepa pe. Ubwo arakwepa, aramanuka, yataka amazi, yataka ikivu, yataka inyanja. Ageze aho ngaho ahasanga abantu bari biteguye kwinjira mu bwato ngo bambuke bikomereze
bishoboka ko byari akazi kabo ka buri munsi. ubwo ngubwo si ukwinjira inyanja, yari amaze gusuzugura Uwiteka Imana amaze kubibona aracecekera aravuga ati oke, udashaka kunyumvira nta kibazo. Imana ihora ihoze, nutayumvira nikubwira uti kora iki ngiki mwana wawe, nikubwira uti dore hari umukene muri karitsiye uko ushoboye, ukumva ijwi riraguhamagaye umutima wawe ati hari umuntu ushonje, hari umukene, hari umuntu utishoboye, nawe jyana ubufasha bwawe, ukabyanga ukanga kumvira, bizakubaho ni akamaramaza ndetse bizakugora kugira ngo wikure mu bibazo uzahura nabyo igihe cyose wanze kumvira ijwi ry'Uwiteka. nuko Yona rero aragenda mu bwato, ubwo bwato bwari butwawe n'abantu. nuko bamaze kugera mu nyanja, kaba karabaye karaba, nuko umuraba, Imana iteza umuyaga mwinshi cyane, nuko umuraba uramanuka, biba ibibazo, biragorana cyane. Yona arisinzirira, si ugusinzira igitotsi, aragikurura arakimanuka koko. abari bari kumwe na Yona nuko bararangaguza amaso, baravuga bati ishyano riratugwiriye, isi iratumanukiye, ese ninde uteje ibi bibazo, bigenze bite? Kristo muvandimwe, uramenye ntuzabe Yona muri iki gihe, utume bagenzi bawe bahangayika, utume bagenzi bawe bibi bibazo, abantu b'abaziranenge batigeze basuzugura Uwiteka. nuko ubinjiremo, ubivangemo, utume akaga gakomeye kabasatira, kandi ari wowe kibazo, ari wowe gitutsi muri sosiyete. uyu munsi wa none birashoboka yuko hari Yona ukuri iruhande, birashoboka yuko wowe uri Yona w'abantu bakuri iruhande, birashoboka yuko ushobora waranze kumva ijwi ry'Uwiteka. uyu munsi wa none akaga gakomeye kakaba kari kukugwira, umuryango wawe ukaba ufite ibyo bibazo bigiye bitandukanye bitewe nawe, ukaba utaceza imyaka, ukaba utagihinga ngo bikunde, ukaba utagisevinga udufaranga na dukeya, ukaba ufite inyatsi bitewe n'uko umugabo wawe yakubereye Yona, bitewe n'uko umugore wawe yakubereye Yona, bitewe n'uko umwana wawe yakubereye Yona. umugore ukaba uri guhaguruka umunsi wa none ukajya gushakisha ibyo kurya bikugoye, ukirya ukimara, umugabo wawe yagiye mu rusimbi, umugabo wawe yagiye mu byo utazi. uyu munsi wa none umugabo akaba yahagurutse yirukanse yagiye gushakisha, umugore yibereye mu byo umugabo atazi, mu byo Imana idashimwa na gato. reka tureke kuba ba Yona ku bantu bacu, ku miryango yacu, mu kazi kacu. nuko rero abantu baratabaza, bamaze gutabaza biranga bibura gica, bararanganya amaso bararebana, bavuga bati ibi ni ibiki, ntabwo byumvikana. batangira kubazanya ati ntabwo bishoboka, mushakishe mubanze murebe niba nta muntu turi mu munyamahanga, murebe. nuko barareba, baranguza amaso, bagiye kubona babona Yona yasinziriye ari gufurura, nta n'icyo bimubwiye. baravuze bati reka tubaze Imana yacu mbere yuko ugira ikintu na kimwe, wowe mukristo muvandimwe udukurikiye, wigiraho inama, banza usenge, banza uraranganye amaso hirya no hino, nurangiza urebe igitotsi, ikibazo kiri kuva hehe, bigenze bite, bimeze bite, nurangiza ureke kwihanira, ureke kugira icyo ukora. abo bantu bararanganyije amaso barareba, arangije barabaza, baravuga bati ubwo tubonye ikibazo kimeze rero reka turi kumukeka, ariko reka tubaze Imana. nuko barasenga, bavumbura yuko ari Yona yo kubateza ibyo bibazo. bageze aho ngaho baribaza, uyu muntu ni mwene nde, akomoka he, ni bwoko ki, ni uwa hehe, yazanywe nande, byagenze bite? bigira inama yo kumujugunya mu nyanja, bavuga bati tumukuremo, biranga. bageze aho ngaho barabaza, tubigenze gute? nuko babaza Uwiteka Imana ati Imana rero tugiye kubikora, tugiye kumuta muri nyanja, tugiye kumukuramo kuko yaduteje akaga.
nuko rero baravuga bati kandi urabizi twe twakumviye kuva kera, twaragusenze bishoboka cyane, turakumvira turanakubaha, uyu munsi wa none amaraso y'uyu mugabo ntazatubarweho. Ntabwo dukeneye ko ibiganza byacu bibaho iki amaraso. Nuko Uwiteka Imana arabareba aricecekera, kuko yarazi umuganda ari wateje ibyo bibazo byose. Nutumvira ijwi ry'Uwiteka azaguteza akaga, azaguteza ikibazo, azaguhereza igihano, azakwinjiza mu ishuri uyu munsi ushobora kuba urimo, uyu munsi ukaba ufite ibibazo bigiye bitandukanye bitewe n'uko utari kumvira ijwi ry'Uwiteka. Ese umutima nama wawe ujya uwumvira? Iyo utajya uwumvira ufite ibibazo, uzabona akaga gakomeye. Umutima ukubwira gukora icyiza kikwerekeza mu nzira nziza, wumvire. Nuko bigeze aho ngaho Yona baramukangura, amaze gukanguka baramubwira bati rero wa mugabo we, ntabwo tuzi ibyawe kandi biragaragara yuko iperereza ari wowe ryafashe. Iperereza ryamaze kugufata, ni wowe wateje ibibazo muri iyi nyanja, ni wowe watumye umwuzure uturengera, ni wowe watumye umuyaga uturengera, none ubuzima bwacu bugiye kugwa aha ngaha. Dukora iki? Dukora iki? Niwe ufite igisubizo, turashaka ngo ibibazo bikemuke, cyangwa se inkinga y'Imana yawe twumve niba bishobora gukunda. Usenge, tuzisaba Imana yawe idufashe. Nuko Yona araranganya amaso n'ubwoba bwinshi, biramucanga, aratitira, icyuya kiraza biramurenga, ahura n'ibibazo byinshi cyane, biranga. Yo n'umusatsi umuvaho, arangije arasuragura, biba bibi cyane. Yona biranga, aravuga ati noneho Mana ndabigenza ne? Yibuka ijwi ry'Imana ryamuhamagaye, yibuka uko byagenze, yibuka yuko yasuzuguye Uwiteka. Ageze aho ngaho umutima uranga, nuko aravuga ati nta kindi kintu mushobora gukora, ninjye ufite urufunguzo. Nuko Yona b'inyangamugayo aravuga ati ni njyewe. Uyu munsi wa none b'inyangamugayo muri sosiyete utuyemo, mu kazi kawe ka buri munsi, mu rugo iwawe, inyangamugayo ku bana bawe, inyangamugayo ku mugore wawe, inyangamugayo ku mugabo wawe, inyangamugayo ku babyeyi bawe, inyangamugayo kuri bose wawe. Nuko Yona bigeze aho ngaho aravuga ati nta kindi kintu mwakoretse kunjugunya mu nyanja. Hey! Bakibyumva babwira Uwiteka Imana ati urakoze data. Bageze aho baramufata barajugunya. Umugabo akigera mu nyanja rwagati aramanuka hasi, nuko akimanuka amazi abaratuje, wa muhengeri uburatuje, wa muyaga Imana ibirawucecekesheje. Nuko si ukumanuka aramanuka. Igihe bari bakimara kumujugunya hakurya, kahise kaba umuriro waratse, ibi bibazo bikomeye cyane kuri Yona. Yona mu by'ukuri ntabwo yagiye ngo aruhame cyangwa ngo yoge, ahubwo icyakurikiyeho nuko Imana ako kanya kimanuka yahise yohereza urufi, aravuga ati mumire. Imana yitegeka urwo rufi guhita imumira, ariko intego yari ihari ntabwo ari uko Yona yaragiye kuba ibiryo by'urufi, ahubwo cyari igihano Imana ihaye Yona. Twakubwiye tuti niba utumvira Uwiteka Imana izaguhereza igihano, izaguhana uyihanikiriye, uzabona ibibazo bikomeye cyane. Ngaho umwana wawe yarwaye, ngaho ngo byagenze gutya, ngaho ngo uruhinga ntabwo uri kweza, ngaho bagukasa umushahara, ngaho ntabwo ufite performance mu kazi, ngaho byanze aho uherereye hose, ngaho ibintu byabaye ibibazo, byabaye amatakara, ibintu byose bizanga. Wibazo si bigenda gute? Ujye mu kazi utangire urugendo usitare, ujye mu kazi usange byanze, ubona abantu bari kugufatanya ikibazo muri sosiyete. Uzigenzura urebe niba ufitanye Imana gatotsi. Nuko Yona abageze mu nda y'urufi sasa, mu icuraburindi, mu mwijima mwinshi cyane, mu nda mu mara y'urufi. Nuko igifi kiratuza kimanukira hasi ngo pa, kiriryamira. Yona si ukoga yoga mu nda y'urufi, yoga mu mara, ajya mu bifarajagajaga, ajya hehe, aravuga ati nasohokera hehe, yirukira mu mwijima, yirukira hakurya mu nzagasha, azamuka mu bitugu, azamuka munsi y'umutima, hose arahagera ashakisha urw'inyagamburo. Imana se niguhana ugira ngo uzabona aho unyura uturuka icyo kigeragezo wagezemo, cyangwa icyo kibazo cyangwa icyo gihano urimo, kandi ari igihano cy'Imana, kandi ari ishuri ry'Imana.
nugera mu ishuri ntabwo Imana ishobora gutuma urivamo utarisoje, ugomba kurivamo, ugomba kwiga, ugomba kwinjira muri garidiyene. Garidiyene ibaze kwinjira muri garidiyene uri umuntu mukuru w'imyaka 30 cyangwa imyaka 40, 50, ukajya utangira garidiyene ukamanuka ukayikubitamo imyaka 3, nuko garidiyene wamara kwikubita imyaka, kandi nabwo biterwa na performance yawe. Niba uri kwiga ntibikunde nyine urumva nawe urabyumva nyine rero kugira ngo bakwimure utatsinze ntabwo bishoboka. Niba utatsinze we nta miyaga, ubwo nyine garidiyene mu mwaka wa mbere, mu mwaka wa kabiri, mu mwaka wa gatatu ukabuvuyemo, ugize amahirwe ntabwo bagushize muri mido, muri baby, hari n'abatangira muri baby ugatangira muri baby. Ni amahirwe akomeye cyane rero kuba ushobora kuba watangira muri garidiyene mu mwaka wa mbere, wa kabiri, cyangwa sekondari gusoza. None koko ugomba kuyasoza, ugomba kumanuka amasomo ukayinjira ku buryo ugenda ubwo garidiyene ukayisoza, warangiza ukataka pirimeri imyaka 6. aho niho hantu uhura n'ibigeragezo, ukazamuka imisozi ukinya Imana, rero Imana yanjye nariyanye, none ubu wababarira ko byanze, ko ndi gukora aho bwabaga, ko ndi gusenga, ko none ndi kumvira Uwiteka Imana, ko ndi gusenga amanywa n'ijoro. Imana ikavuga ntabwo uzongera mwana, ni ukuri ntabwo nzongera Yesu Kristo mbabarira, nakoze ibibazo, nanze kukumvira bigishoboka. Ariko icyo gihe uri hahandi aho umwana arira nina niyumve, niho uri telling you, I'm telling you this, niho uri. Nuko Uwiteka Imana rero ateka ruriya rufi rugira gutya, rushirayo na mu ishuri rikakaye cyane mu nda y'urufi. Hariya hantu twabigiranye, wenda Yona yari muri kaminuza se, yari muri garidiyene, yari muri baby, mwandike muri comment. Ririya shuri Yona yari arimo, yari ngo mu wakanga, aho yari mu nda y'urufi, aho yatakambaga akajagajaga ifi mw'imbere kugira ngo arebe uko yasohoka, ariko bikanga. Uwiteka Imana arakumvira ibyifuzo. Uyu munsi hano niharanira mukurikiza ndetse wumve ibyakubwira. Nuko Yona aratakamba, arangije arasenga imbere mu nda y'urufi, abwira Uwiteka Imana ati Nyagasani ntabara, dore ndi muhengeri, ndi mu mwijima, ubuzima bwanjye buri mu kaga. Aratakamba, mu by'ukuri ntabwo biranga. Ariko Imana aho ibera Imana, aho ibera mutangabugingo, irangije yumva gutakamba kwa Yona, iramubwira uti nakumvise. Nuko itegeka rwa rufi ruza ku nyanja, ku nkombe, rugeze aho ruramuka. Ubwo n'ubwo ngo Yona yarageze aho asoza kaminuza yiwe, arangije agaraduwetinga avuye mu nda y'urufi. Graduation ya Yona rero uko yaje kugenda nuko nguko yavuyemo ari gutunyagurika, avuga ati Mana yanjye nzongera ngusenge, nzongera kukumvira, nzakubaha, ibihe byose nzabana nawe. Iyi graduation yanjye ni y'agaciro gakomeye cyane. Atumiza imiryango iraza. N'iki gihe cyo muri uyu munsi wa none, iyo wakoze graduation watsinze, diplome yawe yasohotse, byagenze neza, ufite ibyishimo byinshi. Rero Yona nawe byameze nka graduation, aho yaravuye muri iryo shuri rikomeye cyane. Mu by'ukuri yari mu manga, yari ari kuzimu, yari mu mwijima mwinshi cyane. Nuko Uwiteka Imana ageze aho ngaho arabikora, kandi abikorera igihe. Bigeze aho ngaho rero Yona, Imana irongera imugirira icyizere. Nuko mu kumugirira icyizere iravuga uti none se ngo tume. Yona arareba inyuma, araranganya amaso, aravuga uti nawe n'ibibazo bigiye bikomeye, Mana numa. Nuko aramutuma aragenda. Nuko aragenda ajya i Ninive. Agezeyo yigisha abantu gusenga, abigisha kwiriza ubusa, yigisha abantu bose ingeri zose, bwa bwoko bwari bugiye kuzarimbuka. Yona aragenda arabwigisha. Yesu nashimwe, umwami Imana ahabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none ndakusabira, ndakwinginga kugira ngo nawe niba wamaze kuva mu shuri rikomeye cyane, wamaze gutakambira Uwiteka Imana ikakumva, ni ukuri ubwoko bwawe humura, Imana izagutuma uburokore. Buriya bwoko buzitwa ubwoko bwawe, abana bawe bagukomokaho, umuryango wawe, ibyo byose uzagenda
ubikora neza uko Imana ibishaka bitewe nuko zamaze kuyumvira kandi ikakugira neza. Nuko Yona ageze aho ngaho arerekera, agezeyo yigisha abantu kwiriza ubusa, nuko biyiriza ubusa, abereka ibibazo bari imbere, abereka ibintu byose bikomeye cyane by'akaga bari bagiye guhura nako. Nuko ubwoko bw'Imana burokoka gutyo. Si ukurokoka rero bumaze kurokoka, ariko ibaze aho byageze abantu bakiyambura imyenda bakambara uburemo. Nuko umwami nawe abizamo, arangije abwira abantu bose ati n'itungo ntirirye, ntihagire umuntu urya, ntihagire umuntu unywa. Nuko n'amatungo ntibayahereza ubwatsi, ntibayahereza ndetse n'amazi ngo ashoke, ahubwo bose barasenga biriza ubusa nk'uko Yona yari yatumwe. Yona asohoza ubutumwa bwe. Se wowe uyu munsi wa none ijwi ry'Imana rikugezeho bigenda ritura, yumvira cyangwa urayisuzugura? Iyo uyisuzuguye rero uhita ujya mu ishuri rikomeye cyane, aho kwikuramo biba bikugoye, ugashaka kwicira inzira ahubwo amaguru akavunika, ugashaka kwicira inzira umutwe ukakurya, ugashaka kwicira inzira ukuboko kugacika, ugashaka kwicira inzira ukabigwamo, wowe n'ubugingo ndetse n'ubuzima bwawe. Rero ngaho duharanire kumvira Uwiteka, nidusuzugura bizaba bibi. Nuko Yona rero ntiyashizwe aho tubera abantu tukaba akaga, ewe turi akaga koko. Nuko Yona ageze aho ngaho abonye ubwoko bw'Imana burokotse bigenze neza, Imana yakoze ibitangaza, nuko arongera agarura kamere ya muntu, ararakara cyane. Nuko Uwiteka Imana aramubwira uti Yona urakajwe n'iki? Ese urakajwe n'ubwoko bwanjye? Ubu bwoko koko bubabaye, bwari bubabaye bufite ibibazo bigiye bitandukanye. Nuko rero Uwiteka Imana atezayo n'ibindi bigeragezo bigiye bitandukanye. Nuko Yona agiye kubona abona izuba ribaye ryinshi cyane, Imana imuremera uruyuzi. Nuko uruyuzi rwari ruje kugira ngo arwishemo izuba. Yona byari ibitangaza bikomeye cyane, hatakomeze kubaha Imana, ahubwo arakomeza aritotomba. Rwa ruyuzi rwarameze mu masaha 24, Imana irongera rutegeka ati waruyuziwe uma. Kandi urwo ruzi rwari ruje rutoshe cyane, rufite ibibabi mu by'ukuri yakagombye kugamamo izuba. Nuko Yona agezeyo nabyo abica amazi, nuko nabyo bitambuka bibona. Nuko rero Uwiteka Imana ateza izuba rikomeye cyane, ubwo iryo zuba riraka. Yona ageze aho yisabira kwiyahura, ariyanga. Amaze kwiyanga aravuga ati ngewe noneho ndaniyahura. Nuko Uwiteka Imana aramubwira uti ubabajwe n'uruyuzi utigeze ubona ndetse utigeze umenya n'uburyo rwaje, nanone ku rundi ruhande ubabajwe nuko ubwoko bwanjye butafite icyo buzi na gatoya, butarokoka. Uwo mutima mubi uwukomora hehe? Ko nagufashije gukora mu bibazo bigiye bitandukanye, aka kanya wibagiye ko wari uri mu nda y'urufi we? Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Niba utarakora subscribe waratinze. Iryo jambo ry'Imana ni ryiza cyane, riboneka muri Yona, ni ibice byose, ni igitabo kigufiya aho kigizwe na page 2 cyangwa 3. Ndabashimiye rero, reka dukomeze tugubwe neza. Uyu munsi wa none tujye kwitwa ba Yona aho turi. Niba uri mu modoka, reka kuba Yona mu modoka udatuma abantu nyaboneka bakora accident. Niba uri mu ndege, reka kuba Yona udatuma indege ihanuka. Niba rero uri Yona mu kazi, reka rwose udatuma bose wabaho ahomba bitewe n'ibyo wirirwa wivurugutamo kandi wanze kumvira ijwi ry'Uwiteka Imana. Ciao, nitwa Jean Marie namaze kwitaba Imana. Niba ubishaka nawe rero kora subscribe runanga, tujye tubana kuko ikintu uko bwije. Ndabakunda cyane. Nitwa Jean Marie, iyi ni Mutima Channel. Ciao.